kuko ibyo mperuka kunywa amazi ejo bundi kandi hari haciyemo nk'icyumweru njye hari n'ukwezi kwashira niyo nyweye nkanywa nk'akantu k'agakombe katuzuye gatoya utwo dukombe duto murumva ni ikibazo gikomeye cyane ntago dushaka kumenya ibintu byinshi nta bintu byinshi dushaka kumenya niba hari ahahiye nibyo twamenye ariko nyine ntago turi kumenya iby'abanyabwenge bagiye badusigiye cyangwa iby'abanyabwenge bahari baduha reka ibyo hari nkeka ko nta n'umuntu upfa kubyitaho nawe pe mu rubyiruko nabo kwambika abageni dukodesha imikenyero myiza ingeri zose amakote meza dekorasiyo nziza dekorasiyo mu masare dekorasiyo zose navuze zose dufite n'imodoka dutwara abageni dutwara abantu bari VIP bashaka gutembera umuntu akeneye imodoka nziza gutemberamo ubukwe muri gahunda zose turahari ku bwanyu mudutere iyo nkunga nagiye kuguha ikaze wowe mikubana natwe kemera gukurikira ibyo mvuga sinzi impamvu nanone nsuhuje kandi rundi simagurutse abandi nibyo narindi kuvuga bigiye gukomeza ntago nahagurutse abandi oya nahagurutse da mukanya nicara na hejuru ariko bibaye ngombwa ko nongera nkamanuka nkicara hasi uko buke nuko bugenda bwira niko ndushaho kugenda ngira aho nicara ahisumbuye aho nicaraga niba nicaraga hasi nongeyeho gato nongera kandi ariko ikibabaje mukanya nicaye hejuru none nongera ndamanuka ngo bivuze ngo niba niyo hari intambwe tujya dutera rwumva ugasanga nyine hari urwego twagezeho ako nyine ugasanga turi gusubira hasi ntabwo nyine dukomeza ngo tuzamuke tugere hejuru kugasongera reka ugahora umanuka nyine ukazamuka nyine ukongera ukamanuka nyine ugahora muri ibyo uzamuka aho kugira ngo ukomeze uzamuka hejuru cyane hari nyine ugasanga dukorera amafaranga wenda kandi nshyire mu bantu bakorera amafaranga wenda urugero membwa kwezi 200,000 oya ntago ari menshi ahubwo nyine ni urugero nese njye ntabwo ndajya ahantu nyine ngo mvuga ngo buri kwezi hari abantu nyine bahembwa buri kwezi nakaro benshi bahembwa buri kwezi ariko nyine bitewe n'ibyo bakora hari ukora akorera abandi hari ukora yikorera ariko akinjiza ku kwezi ariko nyine ugasanga afite wenda njye nafite kuri 200 wenda mpembwa 200,000 hari uhita yumva ko niba yabonye ako kazi kamuha 200,000 ubuzima bwe nyine buraho ubuzima nyine burangiriye aho nayo mafaranga ari yakenewe mu buzima bwe ugasanga nyine amaze igihe kinini cyane ahembwa ayo mafaranga 200,000 kandi nta nubwo ashaka kurenga aho ngaho ngabe yabona andi mafaranga ibyo ntibigerageza ntabwo bikunda ntagerageze gushaka ahandi yakura andi mafaranga yunganira ibyo 200,000 nyine ugasanga ahora ahantu hamwe cyangwa ugasanga umuntu arakize afite wenda tuvuge ngo afite amafaranga ariko ntago ahagije cyane hari ibyo afite bigaragara ariko nyine ku buryo ntago yakicara ngo amare imyaka 5 adakora cyangwa 3 ntago bishoboka ugasanga niba afite amafaranga ntago ashaka kurenga aho hantu ngo have nyine abe yashaka ibindi byisumbuyeho ariko ndakeka nanone gushaka kuba undi wisumbuyeho kireka hari ufite intego yo kuba umukire ariko zari umuntu ugira intego yo kuba umukene uhari ndakeka nawe hari buri wese nyine yumva ko yakira buri wese nyine yumva ko buri muntu wese yamureba aha batyaze ufite amafaranga rero hari abayagira wenda bafite n'ubundi buryo babona amandi ayo ugasanga barakenywe nanone abantu baba bakenye ibitekerezo nyine agashaka kwigumira ahantu hamwe niba yejeje 500,000
akazumva ko ubuzima bwe bwose azaba yinjiza ayo 500, aho kugira ko winjiza ayo mafaranga 500 gusa, ahubwo washaka ikindi kintu kizakikubyarira andi mafaranga ku rundi ruhande. Saba ikintu bize cyumvikanyira. Ego hari n'ukuntu nawe tujye dukora ibintu, hari ndumva nabivuze mu gice cya mbere ho gato ukuntu ugasanga nyine ibintu dukoze tubivuyemo vuba. Rero kandi ndirimbo ngo wabivuyemo vuba ugasanga nyine niba nkoze wenda ngiye nkoze ikintu kambaho urugero, aho kanya nyine nikimbyarire umusaruro. Ibi nagiye mbivuga kenshi ndakeka ijambo so ya mbere ndivuze, kwa kuri igidati kikubyarira umusaruro ugahita ukivamo ukabivamo vuba nyine ugatubireka, kandi wenda nawe ubwawe hari igihe uri kubibona ko nubiha igihe n'ibifata igihe bizagira ikintu bikumarira mu gihe kizaza. Hari ibintu bitabyara amafaranga mu kwezi cyangwa mu mwaka umwe, bigasaba ko uzabiha imyaka 5, kwati iki kintu mu myaka 5 kizaba nyine gifite ahantu kiri, kizaba ari ikintu kigaragara cyangwa kigira nyine kirimo umusaruro. Aho kubera ko urambirwa vuba cyangwa nyine utabitinzemo cyane ugahita ukivamo, ari uzasanga abo mwari muri kumwe, abo mwari muri mu nzira imwe bazagerayo. Niba abantu batangiye kugenda ari abantu 10, iteka hagerayo nyine hagerayo abenshi baba barasigaye. Umwe arananirwa akavamo, akabona ntibizashoboka akavamo, akaba nyine niba ari nk'icumi hagerayo 4 cyangwa 3. Ariho nyine uzasanga niba ubivuyemo vuba hari abandi mwabijyanyemo wowe ukabirambirwa ukabivamo. Nibagerayo uzababara uzasengewe yo nkomeza, nyine ukumva nyine wicuje impamvu wewe babivuyemo, kubera ko umaze kubona abandi aho bamaze kugera. Kubera ko rero babivuyemo vuba birumvikana uzicuza. Rero kirazira nitukave mu bintu vuba ngo tubireke. Wenda urugero ngewe niba mbonye ndi kurebwa n'abantu bake ngo mbivemo igihe runaka, ni ikibazo cy'igihe, igihe runaka mu mwaka umwe, mu myaka 2, wenda hari urundi rwego bizaba bimaze kugeraho. Akandi rero nifite kugira kirazira. Hari kirazira nyine twakoze twumva asara cyangwa kirazira nyine kirazira z'umuco. Ngo kirazira gucaho umwami yagize ate sinzi ngo niba atari umuperezida wajya gucaho umwami yabaye, ntabwo mbizi, gusa nzi ko bibaho. Igowe kirazira sama namwe ngo zirahari, ahubwo abazikora nabahari abantu nyine ntago akenshi abantu kigira kirazira. Nkumva kirazira ko ndi kuvuga yari za rusange, yari iz'umuco nyarwanda niko nabivuga. Ariko ubundi umuntu ku giti cye yagakwiye kuba afite kirazira, ukaba ufite ibintu nyine ubwo ati bino bintu ntago reka nyine rero kirazira yagiye kiba kizira, icyo kintu ntago wagikora. Nyine iyo umuntu afite kirazira hari attention abafite, hari ibintu nyine adashobora gukora, kandi iteka umuntu nyeka ko agira kirazira kubera ko nyine abona ko icyo kintu kugikora cyamugiraho ingaruka se cyangwa ataba ari cyiza ubwe. Iyo ufite rero kirazira bigufasha no mu buzima bwa buri munsi, biragufasha cyangwa bikanagufasha no kugira ukuntu bana n'abantu. Niba ufite kirazira yashyize ku bantu bati niba amenyanye n'umuntu ahari wa kirazira ntago agomba kurengaho, birumvikana nyine aho hantu ntago azaharenga kuko kuri wowe birazira, nabikomeza bibona nk'ikintu kibi. Tugire kirazira. Ese wa mugani hari umuntu wabajije ngo ufite inshuti ikunambaho? Ufite inshuti ibihe byose cyangwa ufite za inshuti hari ukuntu tujya tugira inshuti ugasanga nyine ufite inshuti nyinshi, ariko izo nshuti cyangwa inshuti zawe zikaba zihari kubera icyo bagushakaho. Ubundi inshuti ziri kwinshi, hari uza kubera ukuntu utera story nyine uganira se niba ubasetsa
hari uza agukurikiyeho ukuntu umugira inama se, ukuntu nyine umugira inama cyangwa ukuntu umuganiriza, hari uza agukurikiyeho amafaranga. Yaba nyine inshuti ziza kwinshi, ziza zigukurikiyeho ibintu byinshi, ariko kubona inshuti ya nshuti niba wakenye ikaba iri kumwe nawe, sa inshuti urayifite azaba nta nshuti agira. Abantu bose bazi ko ari inshuti na Saba, uretse nzabivugira hahandi, nzabihavugira bahita bamenya ko nta nshuti. Ekumva Saba ngo nta nshuti afite, ariko sha nabishaka oya nanjye nayo mfite ariko nakayifuje. Oya ariko kugira inshuti ni byiza. Ngenzi umuntu ufite inshuti ya nyayo pe, ya nyayo nayo ndabona bati cyazi nyine, kereka ibihe nibigera bigahinduka, kuko nyine umuntu aba ari umuntu yaguhinduka, ariko pe aho nyine bigeze nekereje n'igihe batangire bari inshuti, ni inshuti pe, yaba ari mu bibi aba hari. Nyine igufasha mu bintu urimo, yaba ari ibintu byiza ukabona yabishyushyemo yabigufashije, yaba ari bibi ugasanga yabishyushyemo, nyine iri kugufasha kuba wenda wabivamo. Akosha nayo nta nshuti ngira ahari. Ngira inshuti yameze neza, iyo meze neza nibwo ngira inshuti, we ni ukuri kw'Imana. Ariko iyo meze nabi sinzi ahantu bahita bajya, usanga nyine ahita akubwira sha akazi karamfashe mwana twarabura, cyangwa amubwira akabazo agahita akubwira ukuntu adahari muza kuvugana mu kanya. Rero njye sinzi iyo mubwiye nk'akabazo ukambwira ngo mu kanya bita birangirira ubwo nyine atanyihamagariye, yahita nyine mpita mvuga ati aha aragira ngo ndi kumwinginga. Ubwo nyine ngahita hari igihe bihita binarangira abantu mwise mutongera no kuvugana kubera icyo kibazo wamubwiye, niyongere kuguhamagara naguhamagare se. Ako hari n'abantu binginga da, akazi kwinginga umuntu kabisa buri munsi waragutitiriza, wowe nyine murakomeza mukabana. Ariko wenda ku bantu batazi kwinginga n'undi muntu baye hacecetse, niyo mbwiye ikibazo agahita gucecekana, urumva nta kintu mwongera kuvugana. Rero nanjye nta nshuti ngira, ariko undi nyine mu nshuti nyine ubundi nanjye kwivugira ku nshuti. Inshuti akenshi tugira kubera ko hari ikintu ufite, inshuti ufite ntabwo ari inshuti, ahubwo izo nshuti ufite zigukurikiyeho nyine umumaro zifite. Kandi inshuti nyinshi akenshi zikunda gutuma tutagera aho twakagombye kugera. Kugira inshuti nyinshi mukanyira guhamagaye se, noneho mu rubyiruko yewe data we nibyo byiberamo gusa, mukanyira guhamagaye kujyanye mu bintu bitagifite umumaro, mukanyira guhamagaye kubera ko ushaka ko baba inshuti yawe, baba inshuti zawe, wowe hari igihe ubyite ubucuti, nawe nyine ugasanga bisabagiyemo inzira bakweretse niyo uhita unyura, ugasanga bya bintu byawe urabyibagiwe, ibyo wari plan wari wifitiye uraziretse kubera ko nyine bagutesheje umwanya, ntago batumye bitekerezaho. N'akanya ubonye ko kwicara undi araguhamagaye kuri telefone mukaganira, nyine icyo gihe nyine bijyana no gukoresha igihe cyawe nabi. Igihe cyawe cyose nyine ugasanga wibereye mu nshuti zawe, nta bindi wiberamo. Kandi inshuti ziragenda nyine, ni handi uzasanga bo niba bagukurikiyeho inyungu, iyo nyungu niba kubonaho nyine birangiye bazigendera. Nibagenda wowe uzasigara mu bihombo, uzasigara cyambere cyo uzababara kuko babuze, icya kabiri cyo uzicuza ibintu bakagombye kuba warakoze kutabikoze kubera bo, birumvikana uzababara. Rero nyine tumenye inshuti tugira, cyangwa inshuti zacu tumenye igihe tuzihera umwanya. Nyine ibihe byose umuntu agushakiye nakubone, tena nubwo waba utagira akazi cyangwa nyine ntacyo gukora ufite, undi umuntu yagushakiye cyose nakakubona, nitwaze ngo nakazi ugira ngaguhamagare ngo nsanga ngo nawe uhita ugenda. Reka babane bize bereka ko nyine udahari. Icyo gihe nabo
hari ukundi kuntu bazakubona ko ntabwo niba guhamagara uko umuntu aguhamagaye ukagenda nanone hari ikindi kintu azakubonamo niba nta nicyo gukora ufite ugomba kuba abana bize nyine ukabereka ko udahari nta mwanya nyine bafitiye cyangwa kabanza ukibaza ku kintu bagiye kukubwira ntukibaza ku kintu usuba uranshakira iki nk'ejo bundi hari umuntu twabipfuye sinzi ibintu bivuze umuntu yari abamagaye ndagira twari tunariko ntabwo twari turi kumwe ariko ibyo byose wari wicaye hafi yanjye nkavuga ngo ngwino unsuhuze ntabwo turi kuvugana avuga ati se kuvugana n'umuntu no kumusuhuza ni ibintu bitandukanye ndabati ntabwo suhuje turavugana buri kuri WhatsApp turavugana ubu ngubu urampamagaye ntabwo urwaye ngo nuko ngugeze muri hano muri karitsiye zacu kandi batuye inaha ariko yarageze hafi yo mu rugo ngo nsohoke ngusuhuze kandi twavuganye nese gusuhuza umuntu kuri telefone ntabwo muba muri kurebana ndabona nese turi kurebana nkeneye kukubona ndakwaka amafoto yawe umurebe birangire nyine hari ukuntu umuntu ahita abibonamo nk'ubwirasi nyine umweretse ariko nta kundi byari bugende ntabwo ari ubwirasi neze ubu ngiye ntega ari nayo mpamvu najya hari nkunda kuva hano kuri basi ndagenda sambwira iki niba ari ukunsuhuza akamubwire nyine ikibi ahita ko n'ubundi ahita bikubwira atavuga ngo ino nsuhuze kandi mwavuganye nta n'umunsi mudasiba kuvugana kwandikirana akakifata ngo ngwino nyine njye ntago mba ndi kubyumva neza mu gihe utajya kumbwira ikintu gifatitse cyadanje nyine ntago mba ndi kumva ukuntu ugiye kunsuhuza kandi tuba turi kuvugana rero ibyo bita ubwirasi ntago ari ubwirasi wowe ubaye wowe wanyawe ubundi mbere sinzi ukuntu ari imeze niba hari ubwana twari dutanya hari abana twari tuyishuta hano muri karitsiye niba aje mu rugo nkatamuherekeza tugaza twijyanira niba magaye ari ngombwa namubwire nk'aho ndagiye iyo byose nagize ndateye se mba ngiye kumara iki nyine mbona nta kintu mba ngiye gukorayo rero icyo gihe njye mbibara ko sinzi uburyo nari inteyemo ariko ubu ngubu bitandukanye n'uko ndubu ubu ngubu kumamagara kugira uzambone sha byakuguhora niba hari ariko nigira n'ubute bwo kuva mu rugo nyine ntabyo nzi gusa nyine ibyo bita ubwirasi ntabwo aba ari ubwirasi ubaye wowe wanyawe nyine ikikurimo aba ari cyo ukoze apana kumva ko utabishaka ariko ugapfa kugenda nta kundi atambona reka mwereka uwo uri bagukundire wowe akundire wowe uriwe ntanabikwangira kuko uraba umweretse wowe yigendere nta kundi uzabona undi ukunda wowe wanyawe apana wowe wa fake kuko iyo njya kugenda mba naramweretse njyewe wa fake nkamwereka ko nishimiye kujyaho kandi ntabyo nshaka aho nawe yageze arabyakira nta kundi rero nyine nanone tujye tuba abantu banyabo ube wowe ukore nyine icyo ushaka apana icyo abandi bashaka kandi kantu kari hano kwiga ubumenyi nyine guhora twiga udushya rubyiruko nyine ntabwo dushaka kumenya ibintu byinshi nta bintu byinshi dushaka kumenya niba hari ahahiye nibyo twamenye ariko nyine ntabwo turi kumenya iby'abanyabwenge bagiye badusigiye cyangwa iby'abanyabwenge bahari baduha reka ibyo hari nkeka ko nta n'umuntu upfa kubyitaho nawe pe mu rubyiruko ntabwo kwita ku buzima bwacu ubundi ubuzima bwacu nyine nibwo buzima bwonyine tuba dufite nta bundi bumeze nk'ubu tuzabona kimwe nanone umubiri wacu ariko umubiri ni ubuzima oya ububiri mfite ubu ngubu niwo wonyine nzagira nta wundi niteza mu myaka ingahe n'uyu nzakomezanya uko nzawutwara bizaba ari uko niba misemo kwita ku mubiri wanjye ubundi twakwiye no kwita ku mibiri yacu cyane kubera ko aba ari uwo mubiri wonyine Imana yaguhaye nta wundi uzaguha nutawitaho nta wundi uzawitaho nutawitaho nuko nyine uzapfa
utawitayeho ariko nuwitaho kubera ko ari Imana yo yaguhaye wonyine uzawufashe neza ntabwo nyine uzawupfushije ubusa. Nanone kwita ku buzima bwacu hari ukuntu nyine tutita ku bintu ugasanga nk'ubu nkanjye kanihereho simperuka nko kunywa amazi hagiye gushira nk'icyumweru ni ukuri cyaho cyaza ari ndwara ndayanyweye nabwo yabaye nashaka nuko hari ahantu nari mbyumvise bitangiye kuyanywa uzi ko ni icyumweru kijya gikubita nanyweye amazi kandi amazi nyine aradufasha hari ibintu byinshi nyine dufasha mu buzima kandi abizi hari nyine amazi ni igice kinini gituma nyine tubaho neza cyangwa tugira imitekerereze myiza. Amazi ngo buragenda agakora no ku bwonko niba nibeshye ahantu hose nyine amazi agerayo ariko biratangaje kuba amara icyumweru n'amazi nywa. Niyo mbitekereje nkata mbyibagiza kubera ko nagiye ntekereza ngo batako ibintu byo kutanywa amazi se igihe bizangwa nabi najya kuyanywa nkahita nshaka kubyibagirwa oya nayo nshaka kandi arabihi iyo utayashaka bana yanjye ubwo nanjye kanihane tunywa amazi nyine agize hari nyine afasha ibintu byinshi nabo barabizi no kwa muganga badutegeka kunywa amazi agasanga ntayo turi kunywa. Ubuzima bwacu tugomba kubukoresha tugomba gukora siporo binaruhura mu mutwe tena na siporo nayo nkora rero kenshi twumva ko siporo zireba abantu babyibushye nanjye ndi kubyibuha muri ino minsi twumva ko nyine siporo zireba abantu babyibushye abantu batoye nyine bitabareba kandi siporo nyine nubwo harimo kunanuka ariko nyine hari ingingo hari imitsi iba yarafatanye kubera ko udakora siporo niyo mpamvu nyine hari igihe nakoraga mbere siporo nkumva ndi kubabara nyine hari imitsi yabaga yarambutse yewe dukora siporo nanjye nazo nkora ibi bintu bibiri mvuze habe narujye bitekereza mbona bitanandeba hari kunywa amazi sinjye nywa amazi sinkora siporo murumva ni ikibazo n'abantu bameze nkanjye mwikubita agashyi ni ukuri ibintu byose ni ingenzi muri make kuko iyo udakoze siporo tena mu zabukuru hari igihe biba ngombwa ko nyine hari igihe ubuzima butangira kugenda nabi kubera ko nyine hari ibyo utakoze hakiri kare. Niba mugani nataba nitaye ku buzima bwanjye hakiri kare nta kibazo buragira nabwo mu gihe kizaza ntabwo buzanyitaho buzanyereka za ngaruka zo kutanywa amazi hari igihe nzazibona nubwo ngiye kwisubiraho pe kugira ngo nanjye hari igihe kizagera nyine kwa kundi nitaye ku mubiri wanjye nawe ukazanyitaho. Umubiri tuwitaho ariko naho hari igihe kubera witayeho hari byinshi uba urinze ejo hazaza nyine mu gihe runaka utazi. Ewe twita ku buzima bwacu nanjye ubwo ndi kwibwira ngiye cyane kuko ibyo mperuka kunywa amazi ejo bundi kandi hari haciyemo nk'icyumweru hari n'ukwezi kwashira niyo nyweye nkanywa nk'akantu k'agakombe katuzuye gatoya utwo dukombe duto murumva ni ikibazo gikomeye cyane. Twita ku buzima bwacu nibwo bwonyine dufite nta bundi tuzabona imibiri yacu niyo yonyine dufite nta yindi tuzabona n'umubiri nituvamo ibiza birangiye hari tuzabona indi sinzi aba tuzajyana mu ijoro tuzabona indi ariko mu gihe turi hano mu isi nyine twite ku buzima Imana yaduhaye. Ibyo nibyo nari ngarutse nivugira mu gice cya kabiri n'ubundi mwakoze kubana nanjye kuri bike mba ndazaniye abakunda njye abakunda ibyo mvuga cyangwa abakunda njye. Hari umuntu ukunda ibintu umuntu avuga ariko akaba njye atankunda abati ngiye nkunda ibintu uvuga ariko wowe singukunda ibyo nabyumva wenda gushimira ukunda ibyo mvuga ariko ntunkunde ni byiza
nawe ukunda njye ugakunda n'ibyo mvuga nabyo ni byiza ndabigushimiye. N'abanyanga mwe nasubiye hano hari umuntu unyanga se waba unyangira iki? Ndakeka nawe uhari ariko nawe niba uhari ndagusoje. Imana ikomeze ibane nawe, umwami ukorera azaguhemba kimwe n'abankunda, umwami bakorera azabahemba. Mwakoze kubana nanjye, ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane kandi tunashimira abaduha ibitekerezo biratwubaka, ni ingenzi nyine cyane. Mwakoze kubana nanjye, yari Aline, nyuma ya kamera ni Sam.